Turabashoje kandi tubahaye ikaze mwebwe mwamaze gukanda kuri subscribe kuri uyu muyoboro wacu wa Genius TV Nyayo, kandi namwe mutarayikanda turabifuriza kugira ibihe byiza mwese aho muherereye. Uyu munsi tugiye kubagezaho umugani w'impyisi ijya gusaba umugeni mu nzobe. Umunsi umwe impyisi yagiye mu rufunzo ihasanga abakobwa b'inzobe. Ni igisimba cyitwa inzobe. Irazibwira se na nyina na bene nyina iti, nabonye abakobwa beza murajye kubansabiramo. Izindi mpyisi zirabibwira ziti, iyo ujya gushaka umugeni mu nzobe, imbwebwe n'impyisi ntizifite abageni? Indi toya, nintashaka abakobwa b'inzobe sinzashaka b'imbwebwe. Impyisi ziremera zijya gusaba umukobwa w'inzobe. Inzobe ziti, tubemereye umugeni mujye kwitegura. Impyisi zirataha. Inzobe zisubiraho ziti, turashyingira impyisi tukaba duhumanye, turazima umugeni kandi zikaturya. Nuko inzobe imwe iti, nimuceceke ku munsi wo gushyingira tuzazihenda ubwenge, ubukwe bupfe kandi tutiteranije nazo. Bukeye impyisi ziraza zivugana umunsi wo gushyingira. Inzobe ziti, umukwe araze ariko azaze ataha. Impyisi ziremera zirataha. Impyisi zimaze kugenda, inzobe ibaza yazibwiye ngo ziceceke iti, ubwenge tuzahenda impyisi ni ubuhe? Inzobe zose zigende zizana ihene muzinyereke, nanjye mbereke ikizatuma impyisi itarongora. Inzobe ziragenda zizana ihene, zibwira izindi ziti, ihene nimuzibage, izindi muzishakire ibiziriko tuzizirike mu nzu, inyama tuzimanike ku nzu no ku mbariro. Impyisi niziza zikicara iruhande rw'ihene cyangwa rw'inyama, ntizigire ihene cyangwa inyama zikuraho, tuzemerere tuzishyingire. Inzobe zemera inama. Impyisi zirashyira ziraza, zisanga inzobe zacanye ziteguye. Impyisi ziravunyisha inzobe ziti nimuze. Impyisi ziraza baziha ibirago ziricara, zibona inyama zimanitse ku mbariro n'ihene ziziritse. Impyisi nkuru muri zo iti, hari icyo nibarizaga ariko ntimunseke. Inzobe ziti, tugusekera iki? Impyisi iti, ziriya nyama ni iz'inka cyangwa ni iz'ihene? Inzobe iti, ni iz'ihene. Impyisi iti, nabazaga mutagira ngo ndavugishijwe. Inzobe iti, reka da, uvugishwa ute? Bimaze akanya, indi mpyisi iti, amagambo ni ugutaruka nanjye ndabaza, iriya hene y'igihuga n'iy'umukara zipfana iki? Inzobe iti, iy'igihuga yabyaye iy'umukara. Impyisi iti, nuko nabazaga mutagira ngo ndavugishijwe. Bimaze akanya, impyisi nkuru irasohoka ihamagaza izindi iti, nitugera mu nzu dushikuze ziriya nyama na ziriya hene twigendere, umugeni tuzaba tumushaka ubundi. Impyisi yendaga kurongora iti, nanjye nibyo nendaga kuvuga nanga ko munseka. Ninjye wari ubabaye umugeni ndamuretse, maze tuze gusimbukira rimwe ntagire inyama zisigara n'ihene tuzijyane. Impyisi nkuru irongera irazibwira iti, nimucyo dusubire mu nzu maze mwicare neza, nimubona mpagurutse namwe mubonereho. Nuko ziraza no mu nzu ziricara. Iya mbere ibishikuje ihene, zose ziboneraho zihubuza ihene n'inyama ziriruka. Inzobe zisigara ziseka, impyisi zigenda zityo. Inzobe zirishima, zishima n'inzobe yazigiriye iyo nama. Nguko uko impyisi yabuze umugeni kubera